kuki ushaka ko umwana wacu abaho ubuzima bayeho kandi mutanganye imyaka? Ibi byo ntabwo ari byo bihe byamuhoza. Ese reka nongere mubaze ikintu, sibyo? Ibyo bintu washyize imbere ngo wirirwe umwigisha ngo byo guca imyeyo, ibyo bintu urabishyizemo imbaraga nyinshi cyane, kandi ni ukuri kose ibyo bintu ni uguhohotera umwana. Umwana w'ijoro koko ubundi yoreze nabi umuza namureze nabi rwose. kuva umwana wanjye yagiye ngiye kwiga muri Amerika yarahindutse yarahindutse rwose nanjye nkabibona pe. nkabibona umunsi namubwiraga ntise mwana wanjye ubu ngubu ugiye kujya gushaka waragwije. yaranyishe wamvanye mu cyumba, reka sinakubwira yarankubise nko hasi adashaka kubyumva. ariko ni ukuri kw'Imana nimutekereze kugira ngo umwana w'umukobwa ashobore kuba yajya gushaka atarigeza acimye koko. siyo handi umwana w'umunyarwanda ahita akohereza akavuga ati genda iwanyu ubanze bakwigisha urubanza urerwe neza nyoko, genda muganire. ntabimubwira ugasanga abifashe nabi agize gute, kuko umwana w'imijoro nzabigenze gute? Waje ryari? Naje kare. Nzi kuki waje ntugire ikintu umbwira? Guceceka gusa. Singira icyo nkubwira. Ubundi se ngikubwira ari kucyumva koko? Waje ubibere mu bindi bintu kwivugira ibindi bintu, ntabwo uri kumenya igitambutse, ntabwo uri kumenya ikize gute, gusa ibyo uvuze byose binteye ubwoba. Ni iki se kiguteye ubwoba? Uri kwirigurira ubazanga igituma ngo umwana wawe ngo atarongorwa n'ibiki byose. Reka nkubwize ukuri, nawe ushobora kuri mu bantu bamutera umwaka. Yes. Njyewe? Yes. Reka nkubwire. Papa muhore kamaze nkuze. Kuko urabona njye nishimiye yuko umwana wanjye atarongorwa aguma ahangaha agahera kwishyiga. Nibyo ubona nishimiye koko? Navuga ko byishimiye. Gute? Mama, kuki ushaka ko umwana wacu abaho ubuzima bayeho kandi mutanganye imyaka? Ibi byo ntabwo ari byo bihe byamuhoza. Ese reka nongere mubaze ikintu, sibyo? Ibyo bintu washyize imbere ngo wirirwe umwigisha ngo byo guca imyeyo, ibyo bintu urabishyizemo imbaraga nyinshi cyane, kandi ni ukuri kose ibyo bintu ni uguhohotera umwana. Ni ukumuhohotera pe. Sinzi ntabwo nzi uburyo kimubikoramo, ariko nudutekereza gufata umwana w'umukobwa nta biganiro bindi mwajyanye, nta ruhenganzira yakubwiye, ugatangira kumukorakora. Ibyo bintu utari kumuhohotera bisobanura ibyo bintu utari kumuhohotera koko? No, ushatse kuvuga ko nta kintu bimaze. Ni ukuri kose nta kintu bimaze pe. None se reka mubaze ikintu, nimba afite icyo bimaze, kuki umuhungu we ugiye kurongora hari ikintu mumuganiriza? Haramutse. Ndazindutse. Nese hahanga horaniwe nande? Ese ko hamenya se. Ahega burya ahantu umuntu ukunda ntago waheberwa. Njyewe se kuva njye none icare se. Icara aho ngaho. Ariko ubwo ndakwegera urabizi. Unyegera se unyegera mwibiki, nabwiye ngo icara hariya cyangwa se igiza agatebe hariya hirya. Munda kubaza ngo ninde ukurangiye aha ngo uranyegera. Ntabwo hari urukundo rwawe rwose ntabwo wayoberwa. Njye se nawe kuva ryari hari urukundo? Gusa ko mutangiye kuvuga nabi. Nese ntavuga nabi, ndakubaza ngo ninde ukurangiye hano ngo urukundo. Gusa urabura kuba wabanje no kumara nkasomaho.
ariko mbanza kuva waba muri ino si mbanza ari ubwa mbere usomye ku gikoma kandi ntabwo ari ibintu byanjye hari haruguru usanga buriya hari ukuntu buriya abantu b'amadini urumva ese ubundi wari umeze ute gusha ku ngingo urambona usanze nicaye kwanza ndimo no kwihuta maze iminsi mfite igitekerezo arega makarine buriya ntukajye buriya mbona gutya ngewe je Pascal buriya ngira ibintu bya plan binakomeye cyane Purani maze iminsi mbona hari gahunda nshaka ko tuzakora bivuge mu kinyarwanda mbyumva Purani hano maze iminsi ngufiteho gahunda umaze iminsi mfite nuko nshaka kwinzu nuko tuzanayikora ugahita ubona ko ngiye Pascal hano byo kwanyanyaza ngewe ngira ubu si inzu yanjye wabuze kuza kuyikora igihe nabaga muri shitingi narabuze amabati nayashyizeho igihe nanashyizemo ibikarito mu madirishya urabona hari nashyizeho amadirishya ya giriyaje none ngo urashaka kuza kumfasha oya nzigiye nta gihe iyo waraje cyagenda nyagirwaga turi muri shitingi wangura akantu ko kunywa nawe nk'inkwe kuko ndeba uraho urimo kwinywera wenyine ushaka ko ngurira gake nsobanurira base wowe se ntugire ibyo bamuganiriza ese bite ko muri gusakuza papa ntacyo narindi bimubwire wigira isoni bimubwire nimba kuko ubihagazeho neza n'amakuru yawe muhora atarakubeshya nta kintu twari turi kuvugana ese mubwire yarakubeshya nta kintu navuze okay ntacyo wavuze reka nigenda ariko ndagusabye hagarika gukomeza kugira umuntu kubwira umwana wanjye birabira kuko nihoterwa uri kumukorera n'ukuri kose kandi ubyumva nk'umuntu w'umubyeyi oya pa none se mwari muri kuvuga iki wangambwira re uzi papa wawe wowe nyine nukwera ko yari yumvise nyine sinzi ibintu twari tuvuze nyine ndimo ndamubwira bya bindi nyine byo guca imyeyo ego kwama akoma uzi ko natinyuka nukuri ko Imana papa aritonda hako uramuzi uzi ukuntu yari arimo arambwira none we yabigize intambara zikomeye cyane ngo rero ngo biriya ngo nuguhotera umwana ikindi cya kabiri ngo zirantoki ngo zidakarabye ngo zirantoki ngo isundi bazikarabye ngo ziba zifite isuku ngo mu nzara ngo nayo harimo ngo imyanda utekerezera mama ariko uzi ko mbyibutse wibutse ibiki wowe cyaje unyohereza kwa masenge ngo njye kubasura ndabyibutse uzi ko masenge yarabyutse mu gitondo atubwira ngo njye n'ababyara banjye ngo tujye gushaka inkwi tujye gutora inkwi kandi baracanaga ku makara kumbe yagira ngo tugende tubiganireho aho ubuzi byabaye ni ibiki byabaye twaragiye n'abo bana n'ababyara banjye noneho umwe abikorana n'umwana bari baturanye urumva ariko sinakubwira ibintu byabaye nyuma nyine si byabaye ni ibiki byarangiye bakoze imibonano mpuzabitsina yakare kagenda wibeshya aho ngaho ubwo nyine nawe kuko wabyanze ubwo utangiye kubabeshya urumva nkubeshye se njye nese rwose nitahira mva aho ngaho pe kuko ngiye byaranyumije ma rero reka mbwize ukuri kankwerurire niyo wabimatamo niyo wabineramo inshinge ntabwo birabinegeye nzabikora ishinge so niba uzakubakira numara kugera mu rwawe ndakubwira iki ahubwo ubundi biriya bintu bimaze iki urumva ukuntu bimaze bishimisha nyine umugabo hanyuma se agakora iki ngagushimisha nimba bimushimisha nyine wowe uba wamaze gukora akazi ko kumushimisha nyine kandi bikakwambika ariko mama umva ntabyo nzakora muho reka nkubwire wafashe imico yindi ntabwo ukiri umunyarwandakazi mbikubwire kuva wagiye ngiyo muri biriya bihugu ntabwo ukiri umunyarwandakazi ujye wishinga so asuri ndaro ukangurira nkugurira iki aha urabyemera se igihe ndebere urumva iraga ndikumva igihe ndebere byibuze ndebere nka Kamitsingi ntukabura agapirimusi ntukabura agaturubu ntukabura hari indi nzoga yaje bita muture hasi akareba mubwire Pasika ibyo bicupa byose wavuze ntaze no gusubiramo amazina ibyo ngere n'ubwa mbere mbyumvishije ibyo bintu simbikoresha namye ni muri butike ni mu kabari ntago ngiye nkoresha inzoga wakuzanira amazi asamaka uranzara amazi ngiye narohamye
uragira ngo nguhe iki ako buretse bizako apo sha burya Pascal ni umuntu mubi yewe akira uyu ngo ibintu bivuga iki se ubwo uzi igiti cy'imyembe mfite hano hepfo munsi y'urugo ubu so usanga ndi umwana w'imyaka 3 aho wirire nyine nta bindi aho ngo Karine umwembe ngiye mama Karine umva cyangwa uzaniye Karine uzaniye ngiye mama Karine akabaje banguzane Karine ngiye Karine turangana kera habagaho umuco umuntu ukuze yakwinjira mu rugo ruri mu reka dukomeze warugeze ahantu warugezeho kuyakuzana akantu kandi dore kubera ibyantu by'amadini byanyu ngo sinakawe hangane ngewe none ngiye ndagenda nkagure urumva azane mu ikote nkawe ariko sagana umva harayifu harakabari nzamuka ndagakiye none ikindi ushaka ni iki ngende nyiza urayinywera he ese ni nyizana mu ikote hari umuntu hano umbona ukazana he Pascal ukazana hangaha Pascal reka nkubwire ntago nkoresha inzoga nongere mbigusubiriremo genda uyigure uyinywereye kandi ntunagaruke kubera ko ngewe nubwo ni cyanga ariko ndimo ndakwatura ngenda nabikubwira gaho genda umbabarira rwose ntugaruke hano neze ntumerekeza ariko ndaje uzu ujya he ariko uyinywereyo hazuwetse nkazana itu noneho bamakari n'urwo mbonye mukagira imana